Bahaye ikaze mwese abakunzi bayungure, abakunzi baherereye ahantu hatandukanye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese muhawe ikaze. Ndabashuje rero, abari ku manywa mwaramutse, abari nimugoroba muraho, mwese muhawe ikaze ku rubuga iyungure. Je ndi Mukase Josiane. Ndabashimira mwese comments zanyu, ndabashimira mwese mukurikira bino biganiro n'ama comment mugenda mushyiraho, ni by'agaciro kuri jewe kandi ni byubaka urubuga iyungure. Ndabashimiye rero kubwo kunshyigikira no kubwo kureba ibiganiro byose binyuraho. Ndabibona, mbona comment zanyu ko bibafasha, nanjye biranyubaka. Niyo ndimo kubigisha ngiye mbyumva kabiri. Urumva rero twese biradufasha kandi ikiza no kubaka, kandi twese tugendera mu nzira zo kubaka no kwiyubaka. Ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi. Uyu munsi nashatse kubaganiriza ku mafaranga, kubera yuko amafaranga ni ingenzi, ni kimwe mu bigize ubuzima. Nashatse rero kugira ngo turebere hamwe intambwe 8 umuntu yatera kugira ngo abashe gutunga amafaranga, kubera ko umuntu utunze amafaranga aravuga rikijyana. Ni ukuvuga yuko kugira amafaranga ni iby'ingenzi, ni igikoresho cyiza tugomba gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero nifuje kubaganiriza kugira ngo turebe ese ni gute twaba abakire. Nagiye mbireba mu bitabo bitandukanye, ngenda mbisoma mu bitabo bitandukanye, ndetse hari bimwe nagiye nshyira mu bikorwa. Ariko impamvu kinifuje ko tuganira kuri ino video ni ukugira ngo turebe intambwe watera nizihe. Hari abantu benshi bansabye yuko nazabaganiriza ese investment nakoze nizihe, ariko nabonye ino video byaba byiza kugira ngo mbashe kuyibabwira mbere yuko mbabwira investment, kuko bizabasha kubereka izo ntambwe nateye ahangaha. Intambwe ya mbere rero umuntu atera ni yihe? Intambwe ya mbere umuntu atera ni ibisanzwe, ni ubushake, ni ukubasha kugira ubushake muri wowe bwo kuba umukire. Ntube uhagijwe no kuvuga ngo wabonye ibyo kurya, wabonye aho uba, ngo wumve birahagije. Kubera yuko muri definition nyinshi nagiye mbona, hari igitabo nasomye cya Rich Dad and Poor Dad, we asobanura asobanura ubwoko butandukanye bw'abantu. Akavuga ngo umukire ni umuntu ugira assets. Hanyuma umukene ni umuntu ukora expense, usohora amafaranga. Ni ukuvuga ngo wabona 20,000 ukarara ubimaze, wabona 200 ukarara ubimaze. Uwo nguwo agereranwa nk'umukene muri icyo gitabo nari ndimo kubabwira nasomye. Hanyuma umuntu ubaho mu buzima buciriritse ngo ni umuntu ugura liability azita asset. Reka mbisobanure. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo umukire ni umuntu ugura asset, biba bishatse kuvuga yuko iyo afashe amafaranga 200,000 abibyaza ikindi kintu, ayakoresha kugira ngo abyare umusaruro, abyare ikindi kintu, noneho agume amwinjiriza, yinjiza mu mufuka, yinjiza amafaranga yandi mu mufuka. Atari ukuvuga ngo urayariye, uragiye yaguze ibintu byose biri aho ngaho arashize, ahubwo ukayashora aho atuma yinjiza yandi mu mufuka. Ni ukuvuga ngo ugomba rero kugira icyambere, ugomba kugira ubushake bwo kuba umukire, bwo kuba wakwinvestinga, kuba washora amafaranga yawe kugira ngo ajye yinjiza ayandi. Buri wese aribona ahangaha muri iyi kategori. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze muri iyi kategori y'abantu batatu, umukire, umukene n'umuntu uciriritse, buri wese arumva ahantu aherereye. Numara kumva ahantu herereye, noneho uvuga uti noneho niba nifuza kuba umukire nabigenza gute? Iyo ntiyo ntambwe ya mbere. Niba maze kugaragara yuko ndi muri middle class, ndi mu bantu baciriritse, umuntu ugura liabilities azita asset, nabigenza gute? Uwo ni umuntu umeze gute? Ni umuntu ushobora kuvuga ngo aragura imodoka yo kugendamo, ikintu cyose gisohora amafaranga. Liability ni ikintu cyose gisohora amafaranga. Iyo modoka iratuma ugura essence, iratuma ugura amavuta yo kwikoresha, iratuma ugura ibikoresho, maintenance yayo. Icyo cyose kiratuma usohora amafaranga. We akongera akanavuga ngo hari abantu bagura inzu, usanga kenshi kandi bibaho, akagura inzu avuga ngo ni asset, bamaze akavuga ati mfite asset, ni inzu yanjye. Ahubwo uwo muntu iyo ntago ari asset, abo niba average,
iyo ngiyo ntago ari asset kubera yuko ituma usohora amafaranga y'umuriro, usohora amafaranga y'umutekano, usohora amafaranga y'amazi, usohora amafaranga maintenance yayo iyo yabomotse ahantu, ituma usohora. Ahubwo yaba asset mu gihe uyiguze, ni urugero wamara kuyigura ukaba wayikodesha, hanyuma noneho bakaguha 300 ni urugero, hanyuma noneho aho uba ukahishyura 100 ugasigara winjiza 200, igasagura 200 yo kwinjiza, aho ngaho yaba ari asset. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ugomba gusobanukirwa yuko muri uru rugendo nushaka kuba umukire ugomba kubigiraho ubushake, ariko ukanasobanurirwa asset na liability ni iki, kugira ngo umenye ngo uri umukene, uri umukire cyangwa se uri muri middle class. Ibyo rero ni intambwe ya mbere, ugomba kubanza ukagira ubushake kandi ugasobanukirwa neza n'ibyo ngibyo ugiye gukora, ugasobanukirwa neza asset niki, liability niki, kugira ngo umenye icyiciro uherereyemo. Icya kabiri rero, intambwe ya kabiri umuntu atera ni intambwe yo kumenya kuzigama. Amafaranga yose aguciye mu ntoki ukabika 40% yayo. Muri icyo gitabo yaravuze ngo the more money you spend the less you have, the more money you spend the less you have. Amafaranga utanga, amafaranga uhahamo, niko usigara nta mafaranga ufite. Iyo amafaranga yose uyakoze expense, ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gutekereza iterambere rirambye. Umuntu rero wifuza kuzaba umukire agomba kumenya kuzigama, birajyana. Niba utazi kuzigama, kuba umukire byaba biri kure cyane nk'izuba. Ukuvuga ngo ugomba kumenya kuzigama, ibindi bikazaza nyuma, ariko wabashije kumenya kuzigama 40% y'amafaranga guca mu ntoki ugomba kuyazigama. Ndaza kugaruka kucyo numara kuyazigama tuzayakoresha. Icya gatatu, intambwe ya gatatu umuntu atera, ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyazigama 40% ukamara kuyazigama, ugomba kumenya ngo noneho ndayashora hehe. Hari ibintu byinshi bitandukanye, hari ibintu byinshi umuntu ashobora gushoramo bitandukanye. Hari active income, hakaba na passive income. Ndi kuvuga yuko ushobora kuyashyira muri active income. Active income ni ibintu ushobora gukora ukoresheje amaboko yawe, ukoresheje imbaraga zawe. Harimo kuba wakora business, harimo kuba wacuruza, kuba wakora akazi, ibyo ngibyo byose bikwinjiriza hari ikintu wakoze wakoresheje imbaraga zawe. Ushobora kuyafata ukaba wayashyira, iyo ngiyo ni passive income. Ukaba wayashyira wenda mu bijyanye ukayagura imigabane, ukayagura bond, ukayagura dividend mu mabanki atandukanye, hanyuma noneho wamara kuyagura akazagenda kungukira. Ayo ngayo usanga kenshi atihuta mu bijyanye no kugira ngo yikube inshuro nyinshi, ariko aho kugira ngo yarye, kubera yuko hari abantu batabasha kubika amafaranga, aho kugira ngo yarye byaba byiza uyashyizeho bakazakungukira 8, aho kugira ngo uyagumane kandi uzayarye na wa 8 ntubashe kuwubona. Byaba byiza rero yashyizeho yazagwira ukayashakira noneho umushinga mugari, ariko noneho ufite ahantu yabika wabasha kugira ngo generating income. Kuri active income ntago narimbabwiye yuko ho ushobora no gushaka, noneho ntago ari ngombwa ngo ukore ikintu kimwe, ugomba gukora ikintu kirenze kimwe. Ushobora gukora ikintu kirenze kimwe. Niba uri umukozi wenda n'urugero ukaba washaka akandi kazi, ukaba wafilima muri weekend, ukaba waririmba, ibindi bintu bikwinjiriza amafaranga ni ibihe. Ntago ari ngombwa ngo umuntu abeziritse ku kazi kamwe. Ushobora gushaka akazi karenze kamwe cyangwa turenze 2, ku buryo ushobora kubikora rimwe ukabikora mu masaha y'akazi, ibindi ukazabikora muri weekend, ariko noneho ugashaka ibindi bintu bikwinjiriza kuri active income. Passive income rero, uretse ibyo ngizo umuntu ashobora gukura muri banke, hari ibintu byinshi bishobora kwinjiza amafaranga. Na YouTube channel ubwayo yinjiza amafaranga. Hari ibintu ukora ukunda bikakwinjiriza amafaranga, kandi noneho bikazajya bikomeza binayinjiza unaryamye usinziriye utakoze. Urumva, ugasanga hari ibintu umuntu agenda akora atakoze kandi bikemera. Usanga kenshi n'abantu badefinisa umukire, abantu benshi babyumva uburyo butandukanye, ariko usanga bamwe bavuga bati kuba umukire ni ukubasha guhaza ibyo umuntu akora, ukabasha kubona ibyo urya naho urara. Abandi bakavuga bati kuba umukire ni ukugira ubuzima bwiza. Ariko noneho muri iki kiganiro turi burebe ukuntu ushobora kuba umukire
umukire kandi ukaguma winjiza. No kuvuga ngo kuba umukire ukaguma winjiza amafaranga waba wakoze waba utakoze, aho ngaho ni passive income. Tugomba kujya tureba ibijyanye na passive income. Passive income rero harimo ibintu bitandukanye, aho ushobora kwandika article uko iguma isomwa niko baba bari buguhe amafaranga. Hanyuma cyangwa se kuri Instagram ku buryo ushobora kujyaho ukaba wakwandika amakoti atandukanye, uko abantu bagenda bakunda quotes zawe niko bakwishyura. Kuri YouTube channel ushobora gukora ibiganiro byiza ukagira content nziza, kuri yakuna inshuro nyinshi abantu bagenda bareba ibiganiro, nabyo ni ibintu bimwe bijyanye na passive income. No kuvuga ngo nshobora kuba ntakoze ariko uko bagenda babireba, umubare w'abantu ugenda urebwa n'ibyo biganiro bikaba byakwinjiriza amafaranga. Iyo ni passive income. Ikindi, igitabo, kwandika igitabo kizasomwa imyaka yose, waba uriho waba utariho, gikunzwe n'abantu, ushyizeho content nziza, igitabo kizasomwa igihe cyose. No kuvuga ko izo ngizo ni passive income umuntu ashobora gukora. Ugasanga ukoze app kuri telefone zitandukanye, ushobora gukoreraho siporo, app murazizi zitandukanye, za beauty, app ziratandukanye. Izo app irimo kuyikoresha umuntu wayikoze abarimo kwinjiza amafaranga. Uko igenda ikundwa n'abantu niko igenda yinjiza amafaranga. Izo passive income rero ni zimwe mu bintu abantu bakora iyo bitegura retirement cyangwa baba batangiye na kare, ariko kugira ngo zibashe kwinjiza amafaranga baba bakoze baba batakoze. Aho ngaho rero iyo umaze gusevinga werekeza amafaranga yawe muri ibyo bice maze kuvuga, kandi icyiza nuko utayashyira ahantu hamwe, ugomba kugenda uyashyira ahandi hantu hatandukanye. Yamaze kugwira rero ashobora kugura real estate nayo ni imwe muri income nka passive income, kubera yuko inzu yubaka rimwe, hanyuma ikindi ni ukuvugurura, igomeza yinjiza amafaranga ukazarinda usaza yinjiza amafaranga. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi cya passive income gishobora gutuma ubasha kuba umukire. Ntago amagi yose tugomba kuyashyira hamwe, ugomba kuyafata ukagenda utera ahantu hatandukanye kugira ngo uzarebe ahera haguhesha kugira ngo ubashe kuba umukire. Intambwe yatubashisha kugira ngo tubashe kuba abakire ni ukugira network n'abantu ibyo bintu babikoze, abantu babakire nyine. Umuntu w'umukire ufite amafaranga ashobora kubona amafaranga, yaba yakoze yaba atakoze akabasha kubona amafaranga. Abantu nk'abo ngabo ukeneye kubabona, wakwibaza uti se abantu nk'aba nababona gute? Abakire wenda ku rwego rwanjye ndiho ntago nababona, ariko noneho ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Abantu barakubwira kuri internet, urabihasanga, ibitabo birahari, online birahari, no mu bisanzwe birahari. Ahantu ushobora gusoma aho bari abantu bagiye banyura. Wenda ushobora kuba ugusanga bidahuye neza n'ibyo mu Rwanda, ariko hari ibintu ubigiraho ukabasha kubyumva. Ikindi usanga none hari event, hari ama conference, hari ibintu byinshi usanga bigenda bivuga ku bintu bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga n'uburyo waba umukire. Naho ndimo gukurikira ikiganiro cya nyakwigendera Professor Kigabo, arimo kwigisha ahantu ababwira uburyo ngo abajene bavuga ngo babuze amafaranga ngo yo gushora. Nawe urimo kureba kino kiganiro ushobora kuba ufite icyo kibazo, uvuga uti se uno mu mama arimo kuvuga ibintu by'amafaranga, agena nabuze nayo gushora, nabuze nayo kurya. Ariko noneho ugomba kureba ukavuga uti ese mu mafaranga nimba mbonye 2,000 igihumbi ngikoresheje iki? Ese nimba mbonye 5 2,500 yakoresheje iki? Yatanze urugero ndarukunda cyane, arimo kuvuga ngo mwese hano ntago mwambaye amasaha. Baramanika bari bambaye amasaha. Ati none se iyo saha wayiguza ngahe? Tuvuga wenda wayiguza 15,000 urugero. None utunze isaha, ufite telefone ebyiri, imwe wenda ni Airtel indi ni MTN kandi zirimo amasaha. Ati kubera iki yo ngiyo ufite utayigurisha cyangwa ngo uyikoreshe iki? Ayo mafaranga utangire gutyo, wisuzugura amafaranga, tangira ku mafaranga makeya, akantu gatoya uragatangira. N'ikigori batera kimwe hakamera ibigori byinshi cyane. No kuvuga rero nta mpamvu yo gusuzugura amafaranga. Amafaranga yose wabona wayabyaza umusaruro, kandi ukabonamo ayo gushora, ukabonamo ayo gusavinga, ukazabasha kugira ikintu wigezaho kinini. No kuvuga rero ntago ari byo kuvuga ngo network ngo uzashaka guhura n'umukire runaka, ngo ushake guhura rendezvous runaka, oya, ahubwo ugerageza kugira ngo uhure n'abantu. Hari n'abantu wishyura, ukishyura amafaranga ukagenda ukareba, bakakwigisha bakareba
uko budget yawe imeze, hanyuma bakakwigisha personal. Uko bino tuba turimo kuvuga ni muri rusange, ariko umuntu ku giti cye, iyo usuzumye umuntu ku giti cye ugenda ureba, ukaba wareba ubushobozi afite, ukabasha no kumenya uburyo wamuganiriza n'uburyo wamufasha ku giti cye. Intambwe ya gatanu umuntu atera ni ukuva muri comfort zone, ni ukuva ahantu wumva hakuryoheye, ukumva ibintu wakoraga nta kintu ushaka guhinduraho, nta kintu ushaka kongeraho. Ibi bintu bikoze imyaka 5 birarangiye, ariko nta kihinduka, nta kintu na kimwe ushaka guhindura. Ibyo ngibyo rero byaba atari byo, kubera yuko usanga kenshi dukeneye kugira ibintu duhindura tujyanisha n'igihe, kandi noneho ukagerageza kuvuga ngo ndafata risk runaka. Ntuhora ukora ibintu urebesha amaso yawe neza gutya ngo biragenda bigere hariya. Oya, hari ibyo ukora ntibigende, ariko ukigiramo amasomo azagufasha mu buzima. Ni ukuvuga ngo iyo ntambwe rero ya gatanu igomba kutubashisha gutera iyindi ntambwe irenze iyo twateye, irenze iby'akamenyero, irenze ibintu tumenyereye kubamo. Icya gatandatu ni ukwirinda inshuti zitarizo, inshuti mudafite icyerekezo kimwe, inshuti mutabyumva kimwe nyine ku bijyanye n'amafaranga. Kubera yuko usanga kenshi hari abantu muba muri kumwe muganira cyangwa ufite ibyo urimo gukora, ugasanga kenshi ntago babibona, baravuga ngo urakabyangwa, amafaranga bayashatse ntibayabonye. Mbese abantu baguca intege mu bijyanye n'amafaranga, abantu bari toxic, ni ukuvuga ngo toxic people. Kubera yuko kenshi usanga uba average ya habit cyangwa y'ibintu, imyitwarire yawe n'imitekerereze yawe, abantu mugendana bayigiraho influence, abantu mugendana bashobora gutuma rwose udatera imbere n'ibyo by'amafaranga utabigendamo cyane, kuko usanga kenshi baba bakubwira nyine hano hari iki, twagura iki, twakora ibingibi byagura ibi. Ariko iyo ugendana n'abantu mufite icyerekezo kimwe, mwese mufite gahunda yo kuba bakire, usanga kenshi muba muganira ibyo nyine, nihe twashora, nihe harimo kuboneka amafaranga, nihehe twakura umugati w'umwana. Mbese ugasanga ibyo bitekerezo bibatwaye uko mushakisha, umwe yagira icyo abona akaba yabimenyesha uwundi, mbese mugahura muri ibyo ngibyo. Ariko usanga kenshi iyo ugendanye n'abantu badafite icyo cyerekezo cyangwa bidafite icyo bibwiye, niko navuga, nta kintu bakumarira. Ugomba rero kubareka mu rugendo, mu ntambwe zo kugira ngo tubashe kuba bakire. Tugomba kugendana cyane, kumarana umwanya munini, niko navuga, kumarana umwanya munini n'abantu bumva ibyo uvuga, n'abantu bumva ururimi uvuga, kandi bashobora kungura ibitekerezo muri ubwo buryo. Urumva rero yuko inshuti zawe, abo mumarana akanya, ni abantu b'ingenzi cyane kugira ngo uzabashe kuba umukire. Intambwe ya 7 umuntu yakoresha kugira ngo abashe kuba umukire ni ugufata icyemezo. Ukafata icyemezo kandi ukamenya yuko ugiye kugikora. Tumenyereye kumva ibintu, tukumva ibintu, tugatega amatwi ibintu byiza, tugatega amatwi ibintu bavuze, ariko gufata icyemezo cyo kugira ikintu ukora. Nk'ubu turimo kuganira, usanga hari abantu bamaze kumva kubika, kuzigama, ariko ugasanga amaze umwaka umwe, imyaka 2 atarabasha kuzigama. Ariko iyo udafashe icyemezo, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Utangira gahoro, ariko upfa kuba watangiye. Ngo buriya umuntu ujya gutera intambwe 1000 aba yahereye ku ntambwe imwe. Ni ukuvuga ngo ugomba rero gufata icyemezo. Umuntu wifuza kugera kure, wifuza kuba umukire, agomba gufata icyemezo. Ntago bishirira kumva gusa, ahubwo agomba gufata icyemezo cyo kugira ikintu abikoraho, kuko ni wowe ubwawe. Uzumva byinshi, uzaganirizwa byinshi, ariko nutagira icyemezo ufata, nta kintu na kimwe uzageraho. Icya 8 ari nacyo cyanyuma ni kubijyanye no kwiga. Umuntu wifuza kuba umukire agomba guhora ashaka kwiga. Usanga kenshi nko muri icyo gitabo cya Rich Dad and Poor Dad aravuga ngo work to learn, don't work to earn. Akangaka naragakunze. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora, ugomba gukora kugira ngo wige process, wige ibintu ukuntu bikorwa, ariko ntukore uvuga ngo nshaka amafaranga. Iyo ushaka amafaranga gusa, usanga nta bintu byinshi wigira mu bintu. Ariko iyo ukora, anagira inama urubyiruko, arimo kuvuga ngo niba baba bagiye nko gusaba akazi ahantu hari ibyo bagiye gukora, bazashishikazwe naho yagakorera ubuntu, ariko hari ikintu harimo kwiga, kuko kwiga nibyo bizamufasha kubibyaza umusaruro ejo hazaza. Nuko rero izo ngizo ni
intambwe 8 dutera kugira ngo tube abakire. Izi ntambwe 8 ni iz'ingenzi kandi tugomba kuzitera kubera yuko muri ubu buzima tugomba kuba abakire. Hanyuma noneho tukazagira ibyo turya, tukazagira ibyo tuzakoresha mu gihe tugiye mu zabukuru, tukabasha kubona ibintu byinjiza amafaranga kandi tudakora. Cyo ngicyo cyo ni ingenzi, uburyo tuzabona amafaranga yinjira kandi kuko izi mbaraga dufite ntago tuzazihorana. Ntago uzahora wirukanka ku myaka 70, ntago uzaba wiruka. Oya, aho uzaba wicaye ibyo wakoze ukiri mu myaka mitoya ari byo birimo kugutunga mu myaka yawe y'izabukuru. Ndabashimiye rero kumwakurikiye kino kiganiro intambwe 8 zidufasha kugira ngo tubashe kuba bakire. Nifuje kuzibaganiriza kugira ngo tugendane muri uru rugendo, turebe koko ese niba twifuza kuvuga rikijyana, niba twifuza kubona ibyo twifuza byose kandi noneho waba utakoze ukabona ikigutunga, ni izihe ntambwe twatera. Ndabashimiye rero kumwakurikiye kino kiganiro. Ndizera yuko abantu mwese munkurikiye ibyo byose murifuza kuba bakire nkanjye. Reka rero tugerageze gutera zino ntambwe, turebe uburyo twaba bakire kandi tukazahindura isi nziza kurushaho. Ndabashimiye rero wowe ugeze kuri urubuga bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ntuve udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bica kuri uru rubuga bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Wowe umazeho igihe, ndagusaba kugira ngo ubisangize abantu byibura 2, hanyuma turusheho kugira ngo twe kwihererana ibintu kandi twese dukeneye guhinduka twe n'imiryango yacu. Ndabashimiye rero, Imana ibarinde.